Imana yambwiye ngo mbwire Pastor Mutesi ko agiye nyuma y'ubukwe, Imana izakwimurira hanze. N'amahitamo yawe hagati ya Canada na Amerika, ibyo bihugu byose biri imbere yawe nyakubahwa mushumba Pastor Mutesi. Harimo igihugu kimwe ugomba guturamo cyawe, ukagikoreramo umurimo w'Imana, ukahagirira iterambere kandi ukahagirira ubuzima bwiza n'umugabo wawe. Aba bo bazarwana ishyaka kugira ngo usenye, bazarwana ishyaka kugira ngo urugo rukunanire, bazarwana ishyaka kugira ngo usebe, bazarwana ishyaka kugira ngo umare amarukorwe n'isoni, ariko Uwiteka ari imbere yawe kugukiza amaboko y'abagome. Aba ni abantu babi, aba ni abagome, s'il vous plaît, ni babi, bakurwaje umutima, bakuteye prisiyo, bashyize karikatrice mu mutima wawe. Ngira ngo rero ibintu aho bigeze, bigeze habi rwose. Urabona ko biteye aski, urabona ko biteye iseseme. Abantu bari gutukana ku mbuga nkoranyambaga bapfa Pastor Mutesi, n'akamaramaza n'agahinda. Urugo rwubake, warwubaka icyumweru kimwe, ntabwo biturutse ku bantu, nta nubwo biturutse ugushaka kw'Imana. Wagubaka imyaka 100, bizabe bivuye muri twe cyangwa muri bariya. Oya, abantu ni abantu. Iyo bibaye byiza baranezerwa, iyo bibaye bibi bavuza induru. Nyakubahwa Pastor Mutesi, ubaka urugo na Aristide wawe, ubaka urugo. Uyu mugore wameze amenya kamera amababa avuga ko Aristide basambanye cyangwa babanye mu gihe kingana n'imyaka 2, amukarabya, amugaburira, amufurira. Ese niba imyaka 2 yarashize ukarabya umuntu, umufurira, umuba bugufi, ntakwege ko kwandikisha imyaka 2 ukarangara kuri urwo rwego? Imyaka 2 rega ni myinshi. Undi bakamenyana mu kwezi kumwe, mu mezi 2, agahita ajya kumwandikisha mu murenge. Ese ubwo ni Mutesi warangaye cyangwa ni wowe Sandrine warangaye? Ngira ngo rero mu buryo bumwe n'ubundi ntabwo byakabaye bigutera umubabaro wo kugira ngo uze hano ku mbuga nkoranyambaga wimena inda ko wabaye indaya imyaka 2, wimena inda ko wahanuriraga abantu ufite umugabo mu nzu. Cyakora abagore nyine muba mugaragaye ko muri inzabya zoroshye, kuko abo mwahuriraga mu rusengero no mu cyumba bakwitaga Pastorine, wari pastor, wari umuvugishwa, wari umuhanuzi, wari umuntu udasanzwe, wari tirimurida, ufite abantu urayoboye, ufite abana. None uti ndemera abagabo 2, uyu twamaranye iki gihe, uyu twabanye iki gihe, amabanga yose ku mbuga nkoranyambaga. Wagize ngo uraza kunguka iki? Wagize ngo harimo uwuhe mugisha uretse kuguseka no kugukomera? Ngo reka mpaguruke ngo ndebe, ahubwo uri bukuremo ingutiya uhaguruka abantu bakurebe. Ngo nimufotora agafoto ngo nitabyara, ngo iki gihuru kitavuyemo igihunyira kiravamo umwana, ngo atabyaye umuhungu arabyara umukobwa. Wagize ngo ahubwo kuramo ushyiremo kora, nawe ube nka Emeline, niho turi bukubone neza. Umuntu w'umurokore w'umuhanuzi ujya ku mbuga nkoranyambaga ugacugusa ikibuno, ugacugusa inda. Abantu benshi bari kwibaza ubukwe bwa Pastor Mutesi, bamwe bakagira ishyari, abandi bakagira umujinya, abandi bakagira uburakare by'indengakamere. Uze kureba video ziri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, kandi ubu tuvugana Mutesi, Pastor Mutesi nyuma y'ubukwe arajya gutura muri Canada cyangwa muri Amerika. Nge niko Imana yambwiye, ubu buhanuzi n'ubwa Pastor Mutesi. Ndakumenyesha wa mubyeyi we, ndakubwira muri iki kiganiro, ntunzi sinkuza ariko Imana irakuzi. Warababaye, wararize, warakubiswe, noneho n'abahanuzi barakwibasiye, harimo n'iyibishaka Theogene, n'ibishaka. Nushaka mama Pasteur Mutesi mureke rwose, mureke. Icyo wavuze cyarumviswe, icyo wumvikanishije cyarumviswe. Iyo umuntu ahanuye nta nubwo arwana ishyaka ryo kugira ngo bisohore cyangwa abantu babyemere. Ngira ngo ubuhanuzi bwemerwa busohoye, ariko wowe urahanura ugasa naho abantu bagomba kubyemera ku ngufu, ugomba kubibumvikanisha ukabibemeza hasi hejuru. Oya, ntabwo ariho tukwemera ko uri umuhanuzi. Kuba uri umuhanuzi uzabihemberwa n'Imana, kandi ibyo bizwi n'Imana. Ngira ngo rero
nicyo gihe cyiza cyo kugukebura nawe unakebuke rwose. Ikoma agashyi. Pastor Mutesi ntacyo mupfa, nta n'icyo muzigera mupfa. Ntimunahuje idini, uri umwadeperi. Ntabwo Pastor Mutesi yabaye muri ADEPR kuko ubusa umwadeperi. Ngira ngo rero uyu munsi wa none Pastor Mutesi mu kiganiro yazanye imbwa. Pastor Mutesi mu kiganiro yatukanye. Pastor Mutesi yibye umugabo. Pastor Mutesi yakoze ubukwe inshuro irenze imwe. Pastor Mutesi yashatse inshuro zirenze 5. Kandi namwe ubu Yesu yanditse imbere yawe akavuga ibyaha byawe, wahunga nyiri icyaha yiruka ntawe umwirukankanye. Kandi uzi ko wabenzwe, uzi ko bakwirukanye. Ciringa ubuzima urimo biragaragara ko wabenzwe nyine. None se nyine kuvuga ngo ndi mwiza, igitomati gikwerere kandi bakubenze. Ngira ngo rero si igihe cyawe cyo kugaragara kuri mwiza, ahubwo kandi wowe ubwawe uragaragaza ko ibyo wakorewe ari bibi, ariko ukagaragaza kuri mwiza. Ikigaragaza kuri mwiza rero, Aristide aba yakugize umugore. Aba yakugize umugore. None byanze. Uyu munsi wa none rero mwese mufunga iminwa Mutesi arongorwe. Mwese mufunga amaboko yanyu yo kurwanya ubukwe bwa Pastor Mutesi, muhagarika intambwe zanyu. Pastor Mutesi yubakira urugo. Nta yindi nkuru ni Pastor Mutesi, ni Pastor Mutesi. Pastor Mutesi harongowe na marayika. Pastor Mutesi ni inka yabibye. Pastor Mutesi yari inka ya Nyangara. Pastor Mutesi ese Imana nimugirira neza muzajya hera ko mwese muri kubirwanya. Noneho urugo rwe ni rwubakwa. Urugo rwe rukubakwa. Muzajya he bizagenda gute? Aramutse agize urugo rwiza bizagenda gute? Ese nasenya huzunguka iki? Cyangwa uzabuhombye iki? Ahubwo mwumva yahora mu marira no mu byago no mu gahinda ABCDY. Umuririmbyi yaravuze ngo siko bizahora abakuru, siko bizahora. Hari igihe ko kurira kurarira umuntu ngo bwaki impundu zikavuga. Ubu rero n'uyu mupfasoni n'uyu mubyeyi, uyu mukobwa mwene data Pastor Mutesi arashatswe. Bibiliya iravuga ngo nta mugore uzabura umugabo. Warebye umugabo wawe, warebye urugo rwe, wakitaye ku byawe. Uyu arakubabajeho iki? Uyu nguyu arakurya hehe bigutwaye iki? Aritse akirongorera. Ngira ngo rero ni ikintu uri kubona giteye ishavu n'agahinda kuri twe no ku bandi, kidakwiye no kwihanganirwa, kidakwiye no kuba giceceka. Niba ari bizahagarikira Pastor Mutesi akakora ibyo akora, niba umujinya uzabica mukamusanga iwe, niba muzamuha uburozi, niba muzamukubitisha inkuba, niba muzamujyana hehe, niba muzamuca mu Rwanda. Pastor Mutesi mu Rwanda yabatwaye. Mwaritse Pastor Mutesi. Rero abamama mwakire Pastor Mutesi mu rugo rushya nk'umumama mugenzi wanyu. Abagabo mwakire umugabo we nk'umugabo mushya mu ngo. Twebwe twese tumushyigikiye, tuzasengera urugo rwe kandi ruba urugo rw'umugisha, ruba urugo rw'amashimwe n'agakiza. Ikindi ni uko ubukwe bwe mu bugira ubwanyu, abafite amafaranga muzayatwerere, muzabugira ubwanyu, Satani mumwaze, abamushyigikiye n'abamukunda. Nanjye ndimo. N'iki kiganiro nukibona nyakubahwa Pastor Mutesi rwose ngenda gushyigikiye, ariko ndazi ko ukibona cano yacu urayikurikira. Yego, kandi hamwe n'Imana kikugereho. Turi bamwe bagomba kugukanda umutima, turi bamwe bagomba kumva ukuri kwa, kuko ukuri kwa nkuko nabandi bumvikanisha ukuri kwabo. Ntabwo rero nge nakifatanya n'abasenya, nakifatanya n'abubaka. Nubwo baba bubatse nabi ariko nzifatikanya n'abubaka. Nubwo baba bubatse ibigoye ariko nzifatikanya n'abubaka. Ntabwo nzashyigikira abahagarara ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi hose basenya. Aho mwakigishije umuntu ko yubaka uko ari bubyubake bigatera imbere, mwebwe murishimiye gusenya. Usenya ni dayimoni, ni shitani. Kubaka biravuna, kubaka birarushya.
umugabo aravuna, umugabo ararushya. Iki ni igihe cyo kubaka rero kwa Pastor Mutesi, ntabwo ari igihe cyo gusenya. Rero mwese mwishimiye ko yakubaka, mutange isengesho kuko ubu bukwe burimo abantu b'abagome benshi. Ahari ngira ngo rwose no mu mivugire yabo biri kugaragara ko harimo abagome bazaroga, bazavuga, bazagira bate. Ariko Mana nyagasa, isi irikoreye, isi yameze amenyo. Hari ibyo wumva ukumva ubuze n'ukugira ngo Pastor Mutesi ndamuciye imbere y'Imana n'imbere y'abantu no mu Rwanda. Uramuca ufite ubutware bwo guca umuntu wowe. Uwaca ntiyahera kuri wowe. Ubu ibyo wahanuye byinshi bitasohoye ntibihari. Uramuca wowe, uriciye. Ubu umugore murabana, amahugurwa utanga, izo nama ugira abantu ngo arasenya ngo ni karande n'abadayimoni. Wowe ugira umugore, hari umugore mu bana. Watweretse akararo kavuga uti ngewe urugo ndumazemo imyaka 4 narubatse ndihangana. Ibyo utashoboye kucyuri uri gufata umutwaro udashoboye kwikorera ubukorera abandi. Ndi umuhanuzi. Twese ntawe udahanura, ariko ntabwo hano naza ngo mpanure ngo urabona nguriya ngo si umuhanuzi ngo urugo rwaramunaniye. Oya, ibyo ntaho bihurira. Navuga rero ngo marayika ushinzwe kubwira abantu tezevu ferimera bushe funga kinwa tetwa, ubu ni ukwiye kugaragara ku buzima bwa Pastor Mutesi, ku banzi be, agahagarika iyo minwa yasamye yose imugambanira, imuvuga ibibi, ngo abavuye hehe, ngo tuvuye hehe, ngo ese Bibiliya kuvuga ngo kuni gukora uko ntikukabimenye. Niba mwaranakoze mukwiye kuza kubyamamaza ku mbuga nkoranyambaga ngo twafashije Pastor Mutesi, bazimubashye. Murakoze rero. Iyi ni Imbabazi TV 3, ukore subscribe ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu ku manywa na nijoro. Ciao. Shalom. God bless you.